munsi uramutse usabwa gukora urutonde rw'abanyarwandakazi b'ibyamamare bakabije inzozi zabo hanyuma ntihagaragaremo Shirley Da Silva, abaguhaye akazi bakwirukana rugikubita. Ibaze, ni umukobwa ufite imyaka 31 y'amavuko ariko wubakiwe ikibumbano mu murwa mukuru w'Ibwongereza i London hagati mu mujyi, kiri mu ishusho ye, giteze amaboko none ari kubyina imbyino gakondo za Kinyarwanda kubera ibikorwa by'indashyikirwa yagiye akora. Mu minsi ishize hagiye hacicikana n'amafu video ye agenda ahoberana na His Excellency Paul Kagame ndetse nifotoza n'umuryango wari hagati ya Jeannette Kagame ndetse na His Excellency Paul Kagame. Bagize ngo nibyo gusa, yakoze no mu ntoki z'umuyobozi mukuru wa Katolike Papa Francis afite imyaka 25 yonyine. Bagize ngo gusuhuza umuntu w'umuyobozi nka Papa Francis ni ibintu byari byoroshye cyangwa ni ibintu wapfa gusuhuza umuntu wari wese uko wiboneye. Abeshi abifata nk'inzozi ariko we yarabikoze. Nkaho ibyo bidahagije, yongera gutungira isi yose hashyizwe hanze video ye ari kwigisha Dr. Tedros, umunyamabanga mukuru w'ishami rya Loni OMS ryita ku buzima. Bitewe n'uburyo yarafite impano yo kubyina, byatumye n'abahanzi b'ibyamamare bamubenguka, bamwe bamuramutumira ngo bajye babafashisha mu ndirimbo ze nka Rihanna, Nicki Minaj ndetse n'abandi. Uyu munyarwandakazi afite umutima mwiza kuko agenda afasha abana bafite impano, kandi yanashinze n'itsinda bita Shirley Da Silva Foundation, naryo rizwiho mu gukora ibitangaza mu birori mpuzamahanga nka Giant of Africa. Si ibyo gusa, afite ibikombe byinshi n'imidari bitagira ingano. Uyu munyarwandakazi yatsindiye cyane ibyinshi, yagiye abyegukana mu marushanwa mpuzamahanga. Ariko ko twavuze ko Shirley Silva yasuzanyije na Papa Francis, agasuzanya na Paul Kagame His Excellency, akaba n'ubonye zo ukaba bwaramwubakiye ikibumbano kiri mu ishusho yo mu murwa mukuru i London, akaba yaratsindiye ibihembo byinshi, imidari igiye ifite agaciro n'ibikombe byinshi mu marushanwa mpuzamahanga. Ariko uyu munyarwandakazi akomoka hehe? Mu Rwanda. Yavukiye he? Yavutse ryari? Avuka mu kahe karere? Mu yihe ntara? Ese byagenze bite kugira ngo abe yajya mu Bwongereza? Mbahaye ikaze. Shirley Silva yavutse ku itariki 27 z'ukwa karindwi 1994 mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye. Yavutse afite mama we wenyine muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ibyo byatumye mama we witwaga Florence Silva yihiringa kugira ngo umukobwa we yabyaye ari ikinege agire ubuzima bwiza, nubwo bitari byoroshye muri icyo gihe. Urumva byari igihe cy'intambara kandi yakoraga ari umwe, kuko ngo abone amafaranga byari bigoye. Mu 1999 Shirley Silva yari afite imyaka 5 yonyine gusa, nibwo mama we yafashe umwanzuro akava mu Rwanda berekeza mu Bwongereza. Ariko kubera yuko mama we nta bushobozi yari afite, Shirley Silva yaje kujya mu ishuri mwigisha kubyina ku buntu, mu ishuri ryitwa Stage Core. Kubyina gusa, yanahigiye no gukora filime. Nguko uko Shirley Da Silva yatangiye urugendo rwe rwo kujya mu Bwongereza. Dore ko Shirley Silva afite imyaka 11 nibwo yari atangiye kuba ikimenya bose, kubera yuko muri 2005 ubwo perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame nibwo yakiriwe mu Bwongereza, yakirizwa n'imbyino zigiye zitandukanye harimo n'iza Kinyarwanda, kandi Shirley Silva niwe mu bazibyinnye nawe yari arimo. Kumenyekana kwe bitangira uko nguko. Ariko si ibyo gusa. Ku myaka ya 16 Shirley Silva nibwo yamenyekanye cyane aho yakinaga muri filime yitwa Africa United, igakundwa cyane kakahava abantu bakavuga bati uriya mwana uko tubona afite impano ntuwa hehe. Dore ko Shirley Da Silva akigera muri segonderi yabaye ahagaritse ibyo kubyina no gukina filime, arabanza ariga, yahagaritseho igihe gito. Ariko ibyo
dore ko Shirley de Silva akigera muri kaminuza yize ibyerekeranye n'iyamamazabikorwa, ariko ibyo kubyina ntiyabihagarika, nuko impano ye ikomeza kumukirigita. Yiyemeza gufata umwanzuro wo kujya yifata video akayishyira ku mbuga nkoranyambaga ariho nka YouTube ari kubyina indirimbo zigiye zitandukanye. Si ugukundwa karahava, yigarurira imitima ya benshi. Kuva ubwo abahanzi bakomakomeye cyane nka ba Rihanna, Lady Gaga, Nicki Minaj ndetse n'abandi batangiye kumwifashisha, baramubenguka, batangira kumwifashisha mu ndirimbo zabo. Icyabaye ikintu gitangaje cyatumye isi yose imumenya cyane, mu mwaka wa 2018 Shirley de Silva afite imyaka 24 yonyine gusa, nibwo bwa mbere yabaye kirangiranwa ku isi hose, aho yahawe amahirwe yo kuyobora amashusho y'indirimbo kubera amashusho y'indirimbo yagaragayemo. Nyuma yaho atangira guhabwa ibiraka byo kuyobora amashusho y'indirimbo zigiye zitandukanye. Muri uwo mwaka umiliyoneri Bill Gates ati Shirley de Silva ni umunyadushya koko, cyangwa se Shirley de Silva ni umunyadukoryo, kubera ko indirimbo zose yayoboraga amashusho yazaga ameze neza, ababyinnyi babyina neza, ndetse ibintu bigiye bitandukanye ari byinshi cyane. Hagize ngo nibyo gusa, hari igihe akunda kuvuga ngo ati njyewe ndi Queen of Africa, cyangwa se ngo ni umwamikazi wa Afurika, kubera umutima mwiza wagira. Afatanya ibikorwa bye byo kubyina no gufasha abana batishoboye baturuka ku mugabane wa Afurika. Mu 2019 kubera umutima mwiza agira wo gufasha abana batishoboye, byatumye ahura n'umuyobozi mukuru ku rwego rw'isi bita Papa Francis wa Kiliziya Katolike ku isi hose. Wamushimiye amubwira uti uruhare ugira kugira ngo uteze imbere abana b'Abanyafurika bugarijwe n'inzara cyangwa se n'ubukene bukabije, bityo ndagushimiye, umutima wawe mwiza uzawugumane, kandi nishimiye no kuba njyewe rwose ndi kumwe nawe. Ati I'm proud of you mu ndimi z'amahanga. Mu 2019 yahisemo gufasha abana babiri bo mu Rwanda babuze mama wabo akivuka. Mbega umukobwa Shirley de Silva yababereye mama, babera papa. Ibintu byakoze ku mitima y'abantu benshi, bakamushimira banyuze ku mbuga zabo nkoranyambaga bavuga bati mana yanjye, njyewe sinabona icyo mvuga, Imana izakumera umugisha. Abandi bati iyo abantu bari bameze nkawe, isi yaba ari paradizo. Shirley de Silva abo bana bitaho, akababera papa, akanabera na mama, buri cyose akakibaha. Mu mwaka wa 2023 afite abana be babiri, yahuye na His Excellency Paul Kagame, ubundi no kuba yifitiye umutima mwiza, nuko aramuhobera, barasuhuzanya. Ese ubundi ari wowe waba uri ndo kutamuhobera, waba uri ndo kutamushima? Usibye nawe twumva baba bavuga uyu ngagiye no mu ijuru rwose, Imana nayo yamuhobera, yavuga turakaza neza mwana wanjye, wakoze ibikorwa by'indashyikirwa hariya hasi mu isi. Byo tuba tuvuga nubwo nazi ngo mu ijuru ni hejuru cyangwa ni hehe, ariko icyo nizera ko nzi ko habaho. Wagize ngo gufasha abo bana bonyine gusa? Wari uzi ko Shirley de Silva afite itsinda yakoze yise Shirley Silva Foundation, rigizwe n'abana 700 bagiye bafite impano zigiye zitandukanye. Abo nabo Shirley de Silva arabafasha, amwe akabishyurira amashuri, ndetse abandi bakiga no kubyina. Si ukubyina gusa, abandi baranacuranga, abandi bakagira n'ubuye, bose bafite impano zigiye zitandukanye. Kubera ibyo bikorwa byose Shirley de Silva baragiye akora, ubu Shirley de Silva kugeza ubu, Shirley de Silva utarakize ngo yibagirwe gukinga, ubushobozi bwe bwarenze u Rwanda, Afurika, ubu aravuga ku isi hose, kubera yuko ikigo cya Adidas cyahisemo kumwubakira igisitati umurwa mukuru
mukuru w'Ibwongereza Irlanda ishusho ye kubera umutima mwiza agira. Nawe ati newe ishema no kuba ndi umunyarwandakazi ufite iyi stati muri London, kubera yuko London cyangwa se umurwa mukuru w'Ubwongereza hari ibistati byinshi bigiye bitandukanye, iby'inyamaswa, ibyo abantu bagiye ibikorwa by'indashyikirwa mu Bwongereza. Ariko nanjye hari igisate kiri mu ishusho yanjye kandi giteze amaboko nk'inka z'inyambo zo mu Rwanda. Arangije ati newe ishema no kuba ndi umunyafurika kandi ngomba kwihagararira ahantu hose hashoboka. Jyewe bategura ibi byose ni GOA Emile. Niba wakunze ikiganiro ukande kuri subscribe, like, share ndetse na comment, kandi niba wifuza ko ari n'ibiganiro tuzagukorera ubyandike muri comment. Ndabashimiye.